Ibimenyetso bifatika. Inkuru ngufi yanditswe na Happy Umwagarwa. Byari bigeze saa 3 z'ijoro umukobwa wanjye Uwase atarataha. Nibazaga byinshi. Mu busanzwe yajyaga ampamagara akamenyesha ahari igihe cyose yabaga ari butindane n'inshuti ze. Ariko uwo mugoroba telefone yari yavuye ku murongo. Nirambitse mu ntebe ndende yo mu ruganiriro maze ntegereza ko aza gutaha. Umugabo wanjye Rusibiza arambaza ati, ubwo se nukuva ko udashobora kujya kuryama ataraza? Ugomba kumenya ko Uwase yamaze kuba inkumi. Aho nibibagiye ko afite imyaka 23. Ndamusubiza nti, ndabizi. Ariko kuva imanza za gacaca zatangira nashoboye ko byagendekeye Uwase. Avuga ko azakora uko ashoboye abishe se bagahanwa. Amaze igihe ahura n'abantu ntazi. Ati, ugize ngo iki? Wabuze abo banahura nabo? Ubwo se baramutse bamupakiyemo ibinyoma. None se ntabwo uzi uwishe Muvunyi? Damascene niwe wishe Muvunyi kandi yarabyishyuye. Umusirikare yamukubise urusasu muri Kanama 1994. Ugerageze ubwire umukobwa wawe areka ayo mafuta arimo. Se yarapfuye, byararangiye. Ni yego, ibyo ndabizi. Ariko Uwase ntiyemera ko Damascene wari umuboyi w'abaturanyi bacu ari we wishe se. Yemeza ko hagomba kuba hari abandi bantu bagize uruhare mu rupfu rwa se. Akaba kandi yibaza impamvu tudashaka kwitabira inama za gacaca ngo dusabire se ubutabera. Umugabo wanjye Rusibiza ati, njye ntabwo nzigera njya muri ziriya nkiko za gacaca. Icyo zikora gusa ni ukongera gutoneka inkovu z'abacitse ku icumu. Twamaze kumenya uwishe Muvunyi kandi ubutabera bwatanzwe umunsi uriya mushenzi yicwa. Umugabo nahoranye Muvunyi yari umushoferi muri Minisiteri y'Amazi n'Ingufu, aho Rusibiza yari ubwe mu bayobozi. Nubwo batari mu rwego rumwe, Muvunyi na Rusibiza bari inshuti. Ndetse Rusibiza yakundaga no kuza kudusura. Hashize iminsi mike itsembabwoko ryakorewe Abatutsi ritangiye, abantu baje iwacu maze batwara umugabo wanjye Muvunyi. Bamujyanye kumwica. Barangije bajugunya umurambo mu cyobo cyari hafi y'aho twari dutuye. Hashize iminsi 2 nyuma y'uko umugabo wanjye yishwe, Rusibiza yaje iwacu maze avuga ko yifuzaga kutujyana kuduhisha iwe. Mubwiye ko Muvunyi bari baramaze kumwica, yarababaye cyane ndetse arirakarira. Yavugaga ko yicuza ko batari yabashije gukiza inshuti ye. Tugeze mu rugo rwa Rusibiza, twatangajwe no kuhasanga abandi batutsi bagera nko muri 15 yari yahaye ubwihisho. Ubwo nibwo nahise nemeza umutima wanjye ko Rusibiza yari imfura kandi akagira umutima mwiza. Nyuma y'itsembabwoko ryakorewe Abatutsi, Rusibiza yakomeje kutwitaho, njye n'umukobwa wanjye. Kubera inzu yacu yari yarasenywe n'imirimbanyi z'Abahutu, Rusibiza yari yaradushakiye indi nzu yo kubamo, yahoze ari iy'umwe mu bategetsi bo ku ngoma yavuyeho. Mu mwaka w'1999, igihe yari amaze gutandukana n'umugore we, njye nawe twatangiye kugirana urukundo rudasanzwe, ku buryo mu mwaka w'2000 twashyingiranywe. Icyo gihe umukobwa wanjye Uwase yari amaze kuba umwangavu. Ntiyishimiye ko nari nshakanye na Rusibiza. Yambwiraga ko ntari nkwiye gushakana n'uwo mu bitwa Abahutu, nirengagije ibyo bakoreye umuryango wacu. Ntiyari yitaye ku kuba twarakeshaga Rusibiza kuba twararokotse. Umubano w'umugabo wanjye Rusibiza n'umukobwa wanjye Uwase wakomeje kutaba mwiza. Ariko nibura uko Uwase yakuraga mu myaka, niko yagendaga yakira amahitamo yanjye yo gushakana na Rusibiza, nubwo yahoraga mugendera kure. Ubwo imanza za gacaca zatangiraga mu mwaka w'2004, Uwase yarahindutse cyane, atubera neza undi muntu. Yari yariyemeje gushakisha andi makuru ku bishe se Muvunyi. Yanshinjaga ko njye ntacyo byari bimbwiye, ngo kuko nari naranze kwitabira inama za gacaca i Nyamirambo, aho twabaga mu 1994. Umugabo nari narashatse Rusibiza ntiyashakaga ko tujya muri izo nama. Yambwiraga ko byari kungarurira interabwoba z'ibyatubayeho.
Kuri uwo mugoroba rero bwose yari yatinze gutaha, nibuka ko yaragiye mu nama ya Gacaca Nyamirambo, maze umutima wanjye ugatera cyane nibaza niba hari ikibazo umwana wanjye yahuye nacyo. Naribwiraga nti aho ntiyaba yavuze ibitavugwa cyangwa agakora ibidakorwa muri ziriya nama, cyangwa se yahungabanyijwe n'ibihavugirwa maze arahahamuka akaba aryamye mu bitaro ntabizi. Numvaga nifuza gusa kubona umukobwa wanjye atashye. Natangiye kwibaza niba ntari naritaye ku mubabaro wanjye gusa no kongera kwishakira umunezero, ariko nkirengagiza agahinda k'umukobwa wanjye wibazaga ibibazo ibihumbi ku bishe se n'impamvu bamwishe. Igihe nari nkibaza icyo nkwiye gukora, numva wasasunitse urugi arinjira. Ndamubaza nti wari uri he? Araceceka ntiyasubiza. Nabonaga yahangayitse. Ndongera nti byakugendekeye bite? Ndakwinginze mbwira icyabaye. Arambaza ati mama, ese ubwo urashaka kumenya icyabaye? Nti yego mwana wanjye, mbwira niki kiguteye guhangayika uryo? Ati akira. Yampereje urupapuro duhamagaza njye n'umugabo wanjye Rusibiza ku rukiko rwa Gacaca rw'Inyamirambo. Ndamubaza nti ibi ni iki? Uwase wakoze ibiki? Ntumbwire ko wagiye muri Gacaca kumushinja. Ni ryari uzakira urwo rwango? Kuzi neza ko atari we wishe so, kuki wanga ugakomeza ibyo bintu urimo koko? Harya ubwo gusa ngo nuko ari umuhutu? Uri umurwayi rwose, urarwaye pe. Wasatera intambwe ansigaho higira mu cyumba cye. Sinifuzaga guha urwo rupapuro umugabo wanjye Rusibiza, byari gutuma yanga Uwase kurushaho. Ngeze ku gitanda mbwira umugabo wanjye nti mukunzi, hari icyo nifuza kugusaba nkwinginze. Ati iki? Mbwira. Nta kibazo. Ni mbabajwe n'ibyo Uwase arimo gucamo, tugomba kumuba hafi. Ntabwo ubona ko ari ibisanzwe kuba akiririra se? Ntabwo azaruhuka atamenye neza ko yahawe ubutabera. Ati ariko n'ubuhe butabera bundi akeneye? Uwishe se yahise yicwa nyuma y'itsembabwoko. Niki kindi Uwase yifuza? Nti ibyo ndabizi, ariko Uwase agomba kumenya niba koko ari Damascene wishe se. Akeka ko hari abandi bantu bafatanyije na Damascene. Icyo yifuza gusa nuko dufatanya nawe. Ndakwinginze unyemerere tuzamuherekeze muri iyo nzira yo gushaka ukuri kose ku rupfu rwa se. Rusibiza aransubiza ati Kayiganwa, nakubwiye ko ntazigera njya muri ziriya nama za Gacaca, zongera ihungabana. Ndamubaza nti none se niba wowe zaguhungabanya, wumva kuri Uwase we bitaremereye kurushaho? Arambaza ati ubwo se ushatse kuvuga iki? Aho ni waba nawe ushaka kuvuga ko ntitaye kubishwe mu itsembabwoko ryakorewe Abatutsi? Ntumbwire ko ntawe utaniye n'umukobwa wawe unyangira ko gusa ngo ndi oya, ntumbwire. Ndamusubiza nti oya mukunzi, uzi neza ko ari wowe nkesha kuba nkiriho. Warokoye Abatutsi benshi, interahamwe zashoboraga kukwica nawe wacitse ku icumu. Ariko si wowe navugaga ku mukobwa wacu Uwase. Ndakwinginze nyemerera tuzajyane nawe mu nama za Gacaca. Reka tumube hafi mu rugendo rwo gushaka ukuri ku rupfu rwa se. Nzi neza ko bitazoroha kuri we, kuri nge, ndetse no kuri wowe, ariko ni ngombwa. Ndakwinginze ntumpakanire. Ati nta kibazo. Ndamubaza nti bivuze ko unyemereye ko tuzajyana nawe kuwa gatandatu utaha? Ati navuze ko nta kibazo, ngaho ndeka rero nisinzirire, ndananiwe. Kuwa gatandatu wakurikiye nabwiye Uwase ko tujyana nawe mu nama ya Gacaca Nyamirambo, maze arambaza ati umugabo wawe se yemeye kwitaba urukiko rwa Gacaca? Ni tuza ariko ntabwo nabwiye Rusibiza ko yahamagajwe. Ati kubera iki? Ntifite impamvu zanjye. Uwase ntiwibwire ko nshyigikiye ibyo urimo gukora, ugomba kureka urwo rwango. Rusibiza yari inshuti ya so, nawe yababajwe n'urupfu rwa Muvunyi umugabo wanjye. Niki koko kigutera gukeka ko yagize uruhare mu itsembabwoko ryakorewe Abatutsi? Wibagiwe ko yaduhishanye mu nzu ye hamwe n'abandi Batutsi benshi?
nta nubwo se wibuka ko yahawe n'ubuyobozi bukuru ishimwe ry'umurinzi w'igihango kubera ubutwari n'ubupfura bwe? Uwase amwenyura byo kunkwena maze ati nta kibazo, mwe muze gusa mu nama ya gacaca, ushobora kuza gutungurwa. Rusibiza yahise aza maze arogoye ikiganiro cyanjye na Uwase. Nari niteguye kuza kurangiza burundu ikibazo Uwase yari afite. Sinashidikanyaga na gato ko umugabo wanjye Rusibiza nta ruhare yagize mu itsembabwoko. Nabonaga ko umukobwa wanjye Uwase yakoreshwaga n'urwango, ndetse no kuba atari yishimiye ko nashatse umuhutu wahoze ari inshuti ya se nyuma y'imyaka mike maze gupfakazwa n'imirimbanyi z'abahutu. Mu nama ya gacaca Nyamirambo nahahuriye na benshi mu bahoze ari abaturanyi banjye. Bamwe muri bo barandamukije, ariko abandi bakanyitegereza nk'abarimo kwegeranya ubujajwa. Inteko y'inyangamugayo yakomeje kwakira abatangabuhamya ku zindi manza, maze nkibaza igihe baza kugerera ku bijyanye n'urupfu rwahoze ari umugabo wanjye. Hashize nk'amasaha 2, imodoka yo kuri gereza nkuru ya Kigali ibidusesekaye imbere. Abagororwa 3 bayisohokamo. Namenyemo umwe muri bo, uwo twitaga Karori. Mbere y'1994 yari afite butiki mu gace twari dutuyemo. Abo bagororwa bahise bahagarara imbere y'inteko, maze umwe mu nyangamugayo ati tuzasubukura izindi manza ubutaha, tugomba gutega amatwi aba bagororwa. Bafite amakuru ku rupfu rwa Muvunyi wari umuturanyi wacu, akaba yari umugabo wa Kayiganwa. Ese umukobwa wa Muvunyi yaba ari hano? Uwase ahita ahaguruka nawe agana imbere. Igihe nyibaza ku byo nabonaga, numva ijwi ry'inyangamugayo ahamagara umugabo wanjye ati Rusibiza, urajya he? Nawe urakenewe hano. Naketse ko umugabo wanjye yari ahunze iby'iyo nama. Umwe mu nyangamugayo abaza abo bagororwa ati nyabuna mutubwire icyo mwaba muzi ku rupfu rwa Muvunyi, yishwe nande? Karori arasubiza ati nitwe twamwishe. Yongeraho ati Muvunyi yari umuntu mwiza, ntitwashakaga kumwambura ubuzima, twajyaga gusa tumutera ubwoba kugira ngo aduhe amafaranga. Maze umunsi umwe sinamenye uko Rusibiza yahagurutse abakubise urushyi Karori, maze ati maze iki? Ni ukuvuga rero ko ari wowe wishe inshuti yanjye Muvunyi? Oya we, ibi birandenze, ndabingize mu nkuri intera hamwe mu maso. Uwacaga urubanza ati Rusibiza, subira mu byicaro byawe, nta burenganzira ufite bwo gukubita urushyi uwo ari we wese. Ushobora gukurikiranwa ku cyaha cyo guhohotera Karori. Umugabo wanjye Rusibiza aranyegera maze ati ntubona ibyo nakubwiraga? Ibi sinabyihanganira, tugomba kuva aha hantu. Umukobwa wanjye Uwase arabaza ati mujya he? Umucamanza yagusabye kwicara ugatega amatwi. Wa mucamanza ati Karori, ngaho komeza ubuhamya bwawe, tubabarire kukurogoya. Karori ati uyu mugabo Rusibiza yadusanze kuri bariyeri twinywera itabi, maze duha 100 ngo tujye gukura Muvunyi mu rugo rwe. Yatubwiye ko ngo yakoranaga na Muvunyi muri ministeri, kandi ko ngo yarazi ko ari icyitso cy'ingabo nk'undagihugu. Umugore wari mu bakurikiranaga urubanza atera ijwi hejuru ati ibyo ni ibinyoma. Karori ahinduye ibyo ashaka kuvuga kubera uruki akubiswe na Rusibiza. Arashaka kumugerekaho urupfu rwa Muvunyi. Yanyangamugayo ibwira uwo mugore iti tuza, reka Karori arangize gutanga ubuhamya bwe. Nuko ahindukirira Karori ati hanyuma byagenze bite? Mwakuye Muvunyi we maze muramwica? Ese Rusibiza yari kumwe namwe ubwo mwicaga Muvunyi? Karori ati tumaze gukura Muvunyi mu nzu ye twamuzanye kuri bariyeri. Nuko Rusibiza aramuramutsa maze amubwira ko yarahangayikishijwe nuko yashoboraga kwicwa. Yamusabye kwinjira mu modoka ye, asaba kandi nanjye n'inshuti yanjye yitwaga Damascene kwinjira muri iyo modoka. Yabwiye Muvunyi ko twe twagombaga kubona hatuye kugira ngo tuze gusubira kuzana umugore n'umwana be. Muvunyi yashimiye cyane Rusibiza, ntiyarazi ko twamaze kwishyurwa kugira ngo tumurangize. Karori yabwiye abacamanza
ko baje kugera hafi y'igihuru kitari kure y'aho twari dutuye, maze Rusibiza agahagarika imodoka akavuga ko yifuzaga kwihagarika muri icyo gihuru. Ubwo abo bagabo babiri bahise bamenya icyo gukora, nuko bakura uwahoze ari umugabo wanjye Muvunyi mu modoka bajya kumwica. Rusibiza agarutse yagenzuye niba Muvunyi yari yashizemo umwuka koko, maze ashimira Karoli na Damascene umurimo bari bamaze gukora, nuko yatsa imodoka aragenda. Siniyumvishaga ibyo Karoli yari amaze kuvuga, nari nshobewe. Nibutse ukuntu Rusibiza yaje kudukura iwacu hashize iminsi 2 gusa nyuma yo kwicwa kwa Muvunyi, ndetse nuko twasanze yarahisha abandi batutsi mu nzu ye. Naribwiraga nti ntibishoboka, nta kuntu Rusibiza yaba ari we wishe umugabo wanjye Muvunyi. Bari inshuti magara. Iki ni ikinyoma. Uriya mugororwa arashaka kwihorera kuri Rusibiza. Ya nyangamugayo ibwira Karoli iti, urakoze cyane, ngaho egera usinye ubuhamya umaze gutanga maze ujye kwicara. Abantu benshi barimo guhigwisa bavuga ko Rusibiza arengana. Inyangamugayo iti, mureke dutega amatwi icyo Rusibiza avuga ko byashinjwa. Igihe Rusibiza agiye imbere gufata ijambo, mbona abagore bagera kuri 7 ndetse n'abagabo 2 nabo barahagurutse bajyana nawe imbere. Wa mugore wari wigeze gutera ijwi hejuru avuga ko Rusibiza arengana aramubwira ati, icecekere, ntugire icyo uvuga, turakurenganura. Nuko ahindukirira za nyangamugayo maze ati, umuryango wanjye wose watsembwe mu itsembabwoko ryakorewe Abatutsi. Sinshobora na rimwe kuvuganira intera hamwe cyangwa bene wazo. Twebwe ndetse n'abandi batutsi benshi batari hano dukesha Rusibiza kuba tukiri bazima. Yaduhaye ubwihisho mu nzu ye, aratugaburira nubwo tutari tuziranye. None ni gute ababicanyi batinyuka kumugerekaho amahano bakoze? Uru rukiko rwa Gacaca ni urwacu abaturage, kandi twese turahamya ko Rusibiza ari umwere. Inyangamugayo isubiza uwo mugore iti, urakoze kutwibutsa ko Rusibiza ari umwe mu bashimiwe ibikorwa by'ubutwari bakoze mu gihe cy'itsembabwoko ryakorewe Abatutsi. Maze yongeraho ati, icyakora amabwiriza asaba ko ushinjwa ari ukwiye gusubiza ibirego byamutanzweho. Ubwo nitegerezaga umugabo wanjye, ntegereje icyo agiye kuvuga. Rusibiza ati, Muvunyi yari inshuti yanjye kandi nziza, nta kibi nashoboraga kumugirira. Aba bagabo ntabwo mbazi, ntabwo nigeze mpura nabo, n'ubwa mbere mbonye uyu Karoli. Undi mugororwa amuca mu ijambo ati, mumbabarire ngira icyo mvuga, uyu mugabo Rusibiza arabeshya. Njye ubwanjye naramubonye ubwo yadusangaga kuri bariyeri, nanjye nari ndi mu bagiye gukura Muvunyi iwe. Nubwo ntajyanye nabo mu modoka, ndibuka ko Karoli na Damascene bagarutse batubwira uko bari bamaze kwica Muvunyi babibwirijwe na Rusibiza. Inyangamugayo iti, ese uwo Damascene ariye? Umwe mu bagororwa ati, baramwishe. Umucamanza arabaza ati, ninde wamwishe? Undi ati, ntabwo tubizi, twari turi muri Kongo ubwo bamwicaga, we yari yarasigaye inyuma. Nyuma yo kumva n'ubuhamya bw'abashinjuraga Rusibiza, umucamanza acumbika urubanza avuga ko umwanzuro uzasomwa nyuma y'amezi 2. Muri ayo mezi 2 narahungabanye kandi ngira agahinda kadasanzwe. Nubwo byari bingoye gushidikanya ku mugabo wanjye Rusibiza, nibazaga ku buryo nashoboraga kuba narahemukiye cyane wahoze ari umugabo wanjye Muvunyi, niba koko nari narashakanye n'uwamwambuye ubuzima. Natangiye kwibuka byose uhereye ku munsi Muvunyi yari yaranyeretse umuyobozi we mushya Rusibiza iminsi mike nyuma y'ubwo yari amaze guhabwa akazi muri Minisiteri y'Amazi n'Ingufu. Rusibiza yagaragaraga nk'umuntu mwiza. Yafataga Muvunyi nk'aho atari umushoferi we gusa, ahubwo inshuti ye. Bajyaga bazana imuhira maze nkabategurira ifunguro. Nta wundi muyobozi nari narigeze numva wasangiraga n'umushoferi we. Ese aho Rusibiza sinjye ahubwo yifuzaga? Aho ni wasanga inseko yanyerekaga yari isobanuye ibindi.
yaba yarishe umugabo wanjye agira ngo anyegukane mubere umugore? Byose narabitekerezaga, ubwonko bukayaga. Umukobwa wanjye Uwase we ntiyashidikanyaga na gato ko Rusibiza ari we wishe se. Kuri uwo munsi tuva mu nama ya Gacaca, akigera mu rugo yari yarahise azinga imyenda ye, afata ivalize maze ati, mama, sigarana n'umugabo wahisemo, uwishe data. Singishoboye kubana nawe mu nzu imwe, urabeho. Nti oya Uwase, ndakwinginze wigenda. Rusibiza ni umwere, bari abantu bamushinja nta kindi bagamije uretse kongera gusenya umuryango wacu. Uwase arabaza ati, umuryango wacu? Ugize ngo umuryango wacu? Umunsi ufata icyemezo cyo gushakana n'uriya muhutu nibwo twaretse kuba umuryango. Ntabwo ngusize wenyine, uri kumwe n'umugabo wawe. Ahita asohoka, afata tagisi imujyana aho ntamenye. Rusibiza nawe ntiyongeye kumvugisha cyangwa kunkoraho. Byasaga nkaho yari yarandakariye. Bombi nta n'umwe nari nsigaranye, yaba umwana ndetse n'umugabo. Buri joro Rusibiza yavuganaga kuri telefone n'abantu batandukanye barimo n'abayobozi mu nzego z'igihugu. Numvaga basobanurira ko hari abantu bashaka kumufungisha. Akabwira abo bayobozi ko ari umwere kandi ko yifuza ko bamufasha. Umunsi umwe ndamubaza nti, bemeye kuzadufasha? Ati, yego bazandenganura, ariko sinzi ko bazakuraho icyasha ririya shyano wita umukobwa wawe ryashyize ku izina ryanjye. Ni uri inyuma y'ibi byose biri kumbaho. Naracecetse. Umugabo wanjye yari amaze kwita umukobwa wanjye ishyano. Hashize amezi 2 dusubira mu nama ya Gacaca kumva isomwa ry'urubanza. Rusibiza yagaragaraga nk'ufite icyizere ko aza kugirwa umwere. Naketse ko abo bavuganaga kuri telefone bari bamwijeje gukemura ikibazo. Tugezeyo, umwe mu nyangamugayo za Gacaca aratwegera maze asaba Rusibiza kumukurikira. Sinamenya aho bagannye. Hashize iminota mike bagaruka umwe nyuma y'undi nkaho batari kumwe. Uwo munsi inama ya Gacaca yari yitabiriwe n'abantu benshi. Hari n'abapolisi ku buryo byanteye ubwoba. Nibazaga niba bari abategereje guhita bata umugabo wanjye muri yombi. Hashize umwanya muto, inyangamugayo zifata ibyicaro maze batangira gusoma umwanzuro w'urubanza. Basomye ibirego ndetse n'ubuhamya bushinjura. Mu gusoza numva bagize bati, inteko y'inyangamugayo za Gacaca y'Inyamirambo isanze Rusibiza ari umwere ku cyaha cy'itsembabwoko ryakorewe Abatutsi, by'umwihariko icyo kugira uruhare mu rupfu rwa Muvunyi. Abantu benshi bateye induru z'ibyishimo. Abandi bati, ukuri kuratsinze. Abandi bagasubiramo ko Rusibiza ari umwere rwose. Nabonaga bamwe mu bagore yahishe mu gihe cy'itsembabwoko ryakorewe Abatutsi bahaguruka ngo bahamirize. Ndibwira nti, ahwi, singe wahera, umugabo wanjye ni umwere. Sinari nitaye ku majwi make yabimyozaga kuko batari bishimiye umwanzuro w'urubanza. Igihe ngira ngo mpaguruke mpobere Rusibiza, Uwase baransunitse maze atambuka agana imbere yitwaje igisa nka radiyo. Nuko afata indangururamajwi asaba bari aho bose kwicara no gutuza. Mbona ashyize CD muri ya radiyo, arakanda, dutangira kumva amajwi. Cyari ikiganiro hagati y'umugabo wanjye Rusibiza na wa mugororwa Karori. Muri ayo majwi Rusibiza yingingaga Karori ngo ahindure ubuhamya bwe. Karori akamusubiza ko ntacyo yabuhinduraho kuko ibyo yari yaravuze byari ukuri. Yibukije umugabo wanjye Rusibiza uburyo yamuhaye amafaranga ngo yice uwahoze ari umugabo wanjye Muvunyi. Ubwo Rusibiza yahise asaba Karori guceceka ngo kuko abandi bantu bashoboraga kumviriza ikiganiro cyabo. Muri icyo kiganiro numvise aho Rusibiza yabwiye Karori ati, mbwira icyo ushaka cyose ndakigukorera. Mfite inshuti zikomeye zansezeranyije kuzagufasha ukava muri gereza. Ntabwo se ushaka gufungurwa ukajya kwita ku muryango wawe? Karori nawe ati,
icyo ni ikinyoma. Nta muntu n'umwe ushobora kunsohora muri iyi gereza. Nishe abantu benshi ku buryo nahawe igihano cya burundu. Babazwa nuko watumye nica umuturanyi wanjye Muvunyi, wari umuntu mwiza, kubera ko gusa wifuzaga umugore we. None wirirwa guhabwa ibihembo ngo uri intwari. Ntabwo nzemera gukomeza kurebera gusa. Ugomba guhanirwa ibyo wakoze. Hanyuma Rusibiza ati, nta kibazo, ubwo wahisemo gupfa nk'urw'inshuti yawe Damascene yapfuye. Bidatinze nzaguha urupfu. Yego, ninjye wagusabye kunyicira Muvunyi kandi warabikoze. Nigeze ngufasha kumwica? Cyangwa ntabwo uzi ko mfite inshuti nyinshi zikomeye muri iki gihugu? Bose bazi ko ndi umwe mu ntwari zahisha abatutsi benshi mu gihe cy'itsembabwoko ryakorewe abatutsi. Nta n'umwe uzemera ko naba naragize uruhare mu bwicanyi. Ngusezeranyije ko ntazagusanga muri gereza, ahubwo ko wowe uzisanga ikuzimu vuba aha. Rusibiza amaze kwiyemerera ko yagize uruhare mu rupfu rw'uwahoze ari umugabo wanjye Muvunyi, mba ntakaje ubwenge, ntangira kuvuza induru kugeza ubwo nahise ngwa hasi ndaraba. Abapolisi bahise bata muri yombi Rusibiza, maze undi mugabo wari wazanye nabo anjyana ku bitaro bikuru bya Kigali, aho nageze bakampa utunini two kunsinziriza. Igihe nakangukiye, umukobwa wanjye Uwase yarandiye iruhande. Amaso ye yari yatukuye kubera kurira. Nti, Uwase kibondo cyanjye, ushobora kubona imbaraga zo kumbabarira? Ati, mama narakubabariye, ntabwo ari ikosa ryawe, niriya nyamaswa yari yaraguhumije amaso. Ndamubaza nti, wamenye uti ibyo yakoze? Uwase yambwiye ko yabikekaga gusa, kugeza ubwo gushidikanya kwe kwamazwe n'inama za Gacaca. Yanambwiye ko ari we wateze umutego Rusibiza kugira ngo abone amajwi yaho yiyemerera ko ari we wishe Muvunyi. Yari yarakoresheje umwe mu nshuti za Rusibiza, umupolisi witwaga Muhigira. Uwo mupolisi niwe wagiriye inama Rusibiza yo kujya kuri gereza gusaba ndetse no gutera ubwoba Karori ngo ahindure ubuhamya bwe. Rusibiza ntiyari azi ko amajwi y'ikiganiro cyabo yari arimo gufatwa. Umwe mu nyangamugayo za Gacaca nawe yemeye ko Rusibiza yari yamuhaye ruswa. Nyuma y'ibyo, njye n'umukobwa wanjye twegereye abajyanama mu by'ihungabana badufasha gukira ibikomere by'ibyatubayeho. Nabashije kwibabarira kandi na Uwase arambabarira. Twariyunze. Icyakora sinzi niba nzigera mbasha na rimwe kubabarira Rusibiza. Ngayo nguko